Mwaramutse neza, mwaramutse nanone igitondo cyiza bakunzi ba Win Entertainer. Tugarutse mu mwanya mwiza, umwanya dukunda, cyumweru cyiza kuri mwebwe mwabashije kujya gusenga, cyumweru cyiza kuri mwebwe muri gusengera mu rugo, cyumweru cyiza kuri mwe mwese mukunda showbiz nyarwanda. Tugarutse rero muri ka kanya keza ko kuganira kuri sinema y'uruhererekane ariyo bita Intimba ya Love. Ni ka kanya keza rero tuganiraho tukabanza kwibukiranya ku byaranze umunsi w'ejo, tukaza gusoreza ku biri burange uyu munsi. Banabyibuka ko hagati tugenda ducishamo ubutumwa bwa bamwe na bamwe bagiye badutuma kugira ngo tubagereze ku bakinnyi b'Intimba ya Love. Wicikwa rero utarakora subscribe, kora subscribe ubundi urebe iki kiganiro kugeza kirangiye, uko amakuru y'ingenzi uba ukeneye kumenya ni amakuru y'inyuma. Niyo mpamvu amakuru ya nyayo aza ku munota hejuru y'uwa gatanu n'uwa gatandatu gukomeza. Iyo minota ubundi niho twanzikira bya nyabyo, buri wese akamenya umwanya arimo, ahari, icyo ashaka. Ntucikwe rero, reka twanzikire mu rugo kwa Lavi, muri rwa rugo rw'abakomedians. Umunsi w'ejo murabizi ko byari ikirori, ubwo Keza yari ahari, kurya byamuteye isoni, ariko baza kumutinyura bamubohora di. Abantu bakurikiye imirire ya Keza mukabona ukuntu ari isekeje munyihere like. Nyuma y'ibi byose ariko biyayo murabizi ko atangiye gupangira saro y'umwana w'umukobwa atafitemo n'imigabane. Ntabwo byoroshye kuba umukobwa nk'uriya afite aho yigejeje, ariko dukeneye kuza kumenya ubwo biyayo ari bo bageze iwabo w'umukobwa. Ntimuze gucikwa dimu. Mama Shema arakibaza impamvu minisitiri yamufashe kuriya, yajya kugenda akamufata bitandukanye, ariko we yabihakanya ati aka kajyaho ntareba. Ubundi iriya ndahiro ivuga iki? Abantu muzi ukuntu barahira iriya ndahiro ya Mama Shema, muze gusubira inyuma mu ndebere ikintu yari ishatse kuvuga. Aline wakomeje kwiyumvisha ko Shema ari uwe banga bikunda. Ese koko ubundi wamugane Shema azaba uwa Aline, azaba uwa Lavi, cyangwa n'undi muntu uzanavukamo hagati? Ntuze gucikwa wowe, ni mu kanya nkakubwira ukuntu byose bigenda. Mu gihe rero intambara zose zasaga nk'izihosheje, Manzi yihaye tasika yo kumenya Claudine ninde. Ese uyu mwana w'umukobwa ngo ni Neira uhora arira arizwa n'urukundo, mubona ibyo bizarangirira he? Cyangwa Mama Lavi na Lavi bamushyizeho igisasu cyo kumuguma ahangaha nta n'urukundo afitiwe? Ni mu kanya ndaje byose mbibabwire, kuko nta kindi mbereyeho hano uretse kubaha ibibateye amatsiko tugasobanukirwa filimi twikundira turi benshi icyo bishatse kuvuga. Reka dutere agatebe rero twanzike. Kora kuri subscribe ubundi ukare kuri like, comment yawe nawe ntuze gucikwa mu bantu baganirizwa hano. Utubwire igitekerezo cyawe, uko wifuza, icyo ubona cyahindurwa muri sinema nyarwanda ya Lavi, icyo ubona cyahindurwa cyangwa cyakongerwamo ni umusanzu wawe kukitugezaho. Reka n'abatinde mbahere ku kiganiro kitoroshye Lavi yagiranye n'umukunzi we Shema, ariko mu by'ukuri nubwo cyari ikiganiro cy'umwanya muto, ko murabizi ko kwa Shema hari ikirori, ntabwo Lavi yari yishimye. Ntabwo Lavi yishimiye kumva ko Aline yagarutse mu rugo. Ntabwo Lavi yishimiye kumva ko Mama Shema yagarutse atababwiye aho papa wabo ari, ariko nyine agomba kubihisha akabimubwira mu marenga. Si amagambo Lavi aba avuga ubundi Shema abanza kuyumva. Ntabwo mbona Shema ko ikinyarwanda cya Lavi akivumburayo neza pe, kiba kigoye gisobanye, kandi Shema muramuzi, ntabwo ndizera ko abana mu bakire bamwumva ikinyarwanda neza. Mu gihe ikirori cyari gitangiye, ni ikirori cyahishuye ukuri kwinshi, mbega amabanga arajya hanze. Ese koko murabizi neza ko Manzi yamenye ukuri atavunitse? Aha, ariko ntabwo aragera ku ntsinzi, kuba yamenya ko Claudine ari undi muntu, ntamenye ngo uwo muntu ni uwuhe cyangwa akorera nde.
mwebwe murabizi ko Claudine we adasanzwe, abantu twabanye kuva filime itangira murabizi neza ko uyu Claudine ari uruhererekane, nawe ameze nka sinema, buri munsi aratungurana, iyo ashatse kuba seriye aba seriye, yagize umusazi umugani we ngo ni injajwa. Umwana w'umukobwa ngo ni Neyla ateye agahinda pe, nta rukundo afitiwe n'umukunzi we yaje asanga ngo ni Manzi, noneho Manzi twaranamubuze. Ese uba asanze yaramaze kurira intege ko Manzi yari afite gahunda yo kugenda? Nyamara ibi bintu birimo urusobe. Umwana w'umukobwa akeneye kwicara akaganira na mama wa Manzi, bakajya mu kiganiro cyimbitse, hari uwatwandikiye atubwira ati Neyla nagerageze atubwire ubundi w'iwabo ni ubundi kubera ikizirika kuri Manzi, ntiyicara aganire na mama Ravi, amubwire ikibazo afite, amubwire ko adakunzwe adakenewe, amubwire amagambo yose ariko aganira na Manzi, ubundi yumve inama z'umubyeyi kuko ni umubyeyi wumva. Wowe uzi neza Manzi ubona ubundi agamije iki? Si ugukinisha umutima wa Neyla gusa. Atwigarukire mu kirori cyahiye, iki kirori ubundi nicyo cy'urusobe. Ikirori batumiyemo Ravi yagiye kuhagera ikirori cyenda kurangira, Aline amubonye ibintu birahinduka. Ese guhinduka kwa Aline hari ikintu biri buhindure kuri Ravi? Ariko Ravi yaje yabyiteguye babimubwiye. Manzi ari ku ruhande rwa Ravi, Ganza ari ku ruhande rwa Ravi, Shema ari ku ruhande rwa Ravi, mama Shema ari ku ruhande rwa Ravi. Ni ukuvuga ngo muri uru rugo nta muntu n'umwe uri ku ruhande rwa Aline, kuko bamaze gusobanukirwa agaciro k'urukundo n'aho ukundirwa. Ese nka Aline iyo bamubwiye ngo nta kintu bagitekereza kuri minisitiri, akaba yicaye aho ngaho, ubundi aba yumva wakunzwe? Abantu bumva ko Aline kubana na Shema ari inzozi, munyihere like, reka mbashimire mugire umunsi mwiza.